Hano Kicukiro mu Kagarama hari inzu nziza cyane iri kugurishwa, ninkubwira ngo ni inzu nziza, inzu yujuje ibintu byose mu bunini, muri design, mu bwiza, iri ku muhanda wa kaburimbo. Iyi nzu ni nziza mu bice byose, reka nyikwereke. Ubu noneho rero nibwo ubona ya design nziza, rooftop nziza, amarangi meza, ubunini. Iyi nzu ni nziza cyane. Ugeze hano noneho nibwo ubona quartier irimo, iri ku muhanda wa kaburimbo, iri ahantu heza muri quartier nziza. Reba aho kamera iri, reba hondi, urebe ubunini bw'iyi parking yajyamo amajipo ane, ifite amapave meza cyane. Iyi nzu ni nziza ku bintu byose. Aha tukahagira gate nziza cyane, urabibona nayo ni insirimu kabisa. Twageze neza kuri terrasse yayo, aho dusanga urugi rw'urubaho rwa muvura rwiza cyane. Iyi salo noneho naka karaboneka, hejuru hariho plafond nziza ya gypsum, itara risa neza, amakaro hasi, salo nini cyane. Iyi nzu ni nziza pe. Sala manje nini nziza, irimo itara ryiza, iri open na cuisine Amerique. Wow, urabona ko ni igikoni kinini kirimo utubati twiza cyane, gisa neza cyane. Aha tukahagira noneho igice cya chambre principale, twaheri muri douche yayo, irimo ibikoresho byiza n'abamaza na kwihera. Chambre isa neza cyane. Chambre ifitemo n'umwanya wa dressing room, irimo garde-robe nziza cyane. Chambre ifite umwanya wo kuryamamo munini mwiza. Iyi ni short video irambuye iri kuri YouTube channel y'Imariyo East.